mbese ibintu nk'ibyo ngibyo izabigufashamo n'ibindi byinshi ntabashije kurondora. Ubushize rero twari twize uburyo winjiza ifoto muri Photoshop hanyuma ugahuza layers. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ni gute wahindura kureri y'amafoto cyangwa se kureri y'ikintu runaka winjije muri Photoshop hanyuma warangiza ukagisevinga. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ushobora kutwandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukaduhamagara kuri 078 12 996 Nitwa Paul Habumugisha. Nk'uko ubona ino foto yanjye mfitemo aha ngaha, ashobora kuyihindurira kureri bitewe n'ibyo nifuza. Icya mbere ni uburyo bwo kuringaniza amabara. Ushobora gukoresha Ctrl B, ubwo ni ugukanda Ctrl ukagumishaho ubundi ugahita unakanda B icyarimwe. Uhita ubona aka gatablo. Ni kimwe n'uko waza aha ngaha muri edit, muri image, hanyuma ukaza gushakamo akantu kitwa balance, color balance. Color balance ngiyi bahita banakwereka shortcut ushobora gukoresha. Iyo uje muri image ukaza kuri adjustment, nta hantu uba ukanze, gusa kugeraho biba bihagije. Ugahitamo color balance n'ubundi ubona ka gatablo twigeze kubona mbere. Aha ngaha naho iyo uhageze uba ufite uburenganzira bwo guhitamo bitewe cyangwa se kugira ibyo uhindura bitewe n'uko ubishaka. Ushobora kuba urimo guhindura tone ya shadow cyangwa se mid tones, cyangwa se ukaba urimo guhindura highlights. Reka turebe mid tones. Niba iyi foto yanjye ndeba harimo umutuku mwinshi, mfite uburenganzira bwo kugabanyamo umutuku. Nshobora kongeramo umuhondo cyangwa se nkongeramo ubururu bitewe n'uko nshaka image yanjye isa. Hano nkongeramo icyatsi, hanyuma ya kureri y'uruhu nifuza igatangira kugenda igaragara. Nibutsa neza yuko ibyo ngibyo urimo kubihindura biba bihindura ifoto ahantu iryo bara hose riri haba hagomba guhinduka. Uru ni uruvange rw'amabara ukoresha, hanyuma ugahindura byose bitewe n'ingano y'amabara ufite. Murabona yuko iyi mibare igenda ihinduka. Ushobora no kudahitamo kuzajya ukurura aka kantu, kuko kugakurura bisaba ngo uholding left click cyangwa se ukande left click ugumisheho wimure suri cyangwa touchpad yawe, ukandika hano imibare. Ndamutse nanditsemo 30 biragenda, hanyuma nkakanda enter. Ubwo igihe nkanze enter icyo kimwe nuko nakanda OK. Icyo gihe ubwo ibyo nemejemo byose nibyo nifuza. Ariko iyo uje ku mwanya wa kabiri usanga nyine baguhereza tablo nshyashya, ku buryo uba wemerewe kongera guhindura, ntabwo baguhereza ya yindi wakoreyeho mbere. Iyo ushaka rero gusubiraho inyuma gatoya, ushobora kuza aha ngaha ugakanda kuri edit, hanyuma ugakanda step backward, cyangwa se ugakanda Ctrl Shift Z, cyangwa se ugakanda Ctrl Alt Z. Iyo ukanze Ctrl Alt Z uhita usubira inyuma intambwe imwe, mbese usubira inyuma ugereranyije n'ibyo wakoze ahabanziriza uwo mwanya wari ugezeho. Hanyuma ifoto yacu tubonye yuko imeze gutya, kureri turazihinduye. Hari indi parti yitwa saturation, nayo dushobora kugeraho dukoresheje Ctrl plus U. Ctrl plus U ni ukuvuga ngo urakanda Ctrl ugumisheho, noneho ukande na U icyarimwe. Aha ngaha tuhita tugera kuri hue and saturation. Iyi nayo igira uruhare rukomeye mu guhindura amakureri. Ni ukuvuga ngo yo yita kuri kureri runaka urimo kwerekezaho ikayihindura mu buryo bwihuse. Urabona turamutse turi guhindura hue n'imyenda irahinduka, n'umuntu agahinduka, bikajyana mbese n'amakureri yose. Ushobora rero kuba udashaka yuko umuntu ahinduka imyenda, ariko ushaka kugira akantu wongeraho gatoya kari buze gutuma ifoto yawe cyangwa se image yawe igenda neza, isuku byifuza. Hano nshobora kongeraho umutuku, hano nshobora kongeraho brightness, cyangwa se nkagabanyaho gakeya.
ndamutse nshyize muri dark ifoto yabura cyangwa se image, nashyira muri white image ikabura burundu. Ni ukuvuga ngo rero iyo urimo gukoresha aka gaparti ka lightness ugomba kwitonda. Iyo nshaka kugira ngo ifoto yanjye ibe black and white nkoresheje nciye muri ubu buryo, ubwo mpita nzana nkashyira muri black and white. Iki gihe ifoto iyo wemeje ubwo ifoto ibaye umweru n'umukara. Hanyuma nkimara kubona uko ifoto yanjye imeze, nshobora nanone guca mu bundi buryo nkagira icyo mpinduraho gikeya. Iyo dukoresheje curve nabwo dushobora kubona option zishobora kudufasha guhindura couleur. Curve shortcut yayo ni Ctrl+M, uhita ubona curve. Na ya yindi ya mbere ya saturation uciye muri image ukaza ahangaha muri adjustment uhita uyibona, Hue and saturation. Hanyuma waba ushaka kureba curve nayo ugakanda ahangaha. Aha naho hashobora kugufasha kubona ka kantu twifuzaga, Hue and saturation ngiyi. Hanyuma twe turashaka gukoresha curve. Iyi curve ishobora kukongerera light cyangwa se ikayigabanya, ariko none ahangaha turimo kureba kuri couleur. Ushobora guhitamo red, iyo ukanze kuri aka kantu ugahitamo couleur ushaka, iyo couleur niyo bibandaho bazamura cyangwa bakamanura. Urabona yuko turi kuzamura red cyane, ahantu hari umutuku ubwo niho turi kwibanda tuzamura. Hanyuma nashaka kuzamura blue nabwo nkayizamura, ariko nabwo igenda yafekta ayandi makurere. Ahangaha rero ndumva bihagije ku bijyanye na couleur. Ubwo rero tugiye gukurikizaho iyo tumajije kugira icyo dukora ku ifoto yacu cyangwa se kuri image runaka, tubisevinga dute. Uza ahangaha muri file ugahitamo save as, cyangwa se save niba icyo kintu utaragisevinga na mbere kose. Urabona ngize kuri save as barimo kunyereka shortcut ishobora gukoresha, cyangwa se kuri save bakanyereka shortcut ishobora gukoresha. Ni ukuvuga ngo ndamutse nshaka gukoresha save as nakanda Ctrl+Shift+S, ukanda Ctrl ukagumishaho, ugakanda Shift nayo ukayigumishaho, ubwo zibaye key eshatu ebyiri. Hanyuma ugahita ukanda n'iya gatatu ya S zose icyarimwe. Hanyuma bahita bagusaba location ndetse n'izina ry'icyo ugiye gusevinga. Tuvuge ko ngiye gusevinga muri 3D object. Muri 3D object niba ariho ngiye gusevinga, ubwo birumvikana yuko ngiye kwandika izina ry'icyo ngiye gusevinga, picture. Hanyuma save as type. Ahangaha ni uburyo iyo image yawe cyangwa se urashaka kuyisevinga mu buhe bwoko. Ushobora kuyisevinga muri Photoshop PSD. Photoshop PSD ni ukuvuga ngo iba ishobora kuba modified, cyangwa se niba hari n'amaleya wagiye ukora biba bitandukanye cyane, buri kamwe kaba kakiri ukwako. Ni ukuvuga yuko nta kibazo uzagira igihe uyifunguye irongera ikaba separated nk'uko byakagombye kuba bimeze mbere utarayisevinga ngo uzimye cyangwa se ufunge Photoshop yawe. Ahangaha harimo amafomati menshi, ariko reka twireberaho ingenzi. Y'ingenzi ya mbere ni iyi ngiyi, hakaza n'iyi ya PDF kuri documents. Iyi ya PDF nayo iyo usevinze ikintu ukakinjiza muri Photoshop bwa kabiri, gihita gishwanyagurika kikaza gifite ya mareya cyari gifite mbere utarayisevinga. Hanyuma tukagira na PNG, tukagira na TIFF cyangwa se TWF. Hanyuma tukagira na JPG stereo cyangwa se JPEG stereo. Ariko noneho iyo dushaka gusevinga ifoto mu buryo busanzwe duhitamo ahangaha ha JPG, hanyuma tugakanda kuri save. Iki gihe bahita batuzanira parti ikurikiye
ikurikiyeho. Iyi parti izagufasha kumenya ngo sevinze ikintu gifite karite ya kangahe, ese gifite size ingana gute. Akenshi iyo ushaka kohereza nka dokima kuri email cyangwa kuri WhatsApp bakubwira size utagomba kurenza. Aha rero niba ifoto yawe ifite megabytes nyinshi cyangwa se documents wakoreyemo aha ngaha ifite megabytes nyinshi, ni ukuvuga ngo nuza kuyisevinga niwe uri bugene size yayo. Ushobora kongera cyangwa se ukagabanya. Iki gihe iyo ugabanyije cyangwa ukongera bahita bakwereka ngo uri ku mubare runaka. Mbega ni ukuvuga yuko biba bihagije kugira ngo uhite umenya size ya cya kintu ugiye kugira. Ariko uburyo burinomo ubundi ni igihe turi mu 8 nibwo tuba dufite high quality kandi ifite megabytes nkeya igereranyije. Urabona yuko itari yakagera aha ngaha, ugahita ukanda icyo gihe ikintu cyawe uba ukibona ko kiri kwisevinga. Aha ndamutse nkuyemo ino foto, narangiza nkajya kureba ha hantu ntunganyiriza cyangwa se nabitse ya foto, iki gihe nzahita nyibona kandi nyibone imeze kwa kundi nayishakaga. Murakoze cyane. Ni ubu buryo ushobora guhindura kureri ya image yawe kandi ukanayisevinga. Mbibutsa yuko mufite ikibazo cyangwa igitekerezo mushobora kutwandikira kuri WhatsApp 0781129963 cyangwa se mukanaduhamagara. Ushobora no kunyandikira kuri page yanjye ya Facebook Paul Habumugisha cyangwa kuri email habumugishapaul7z@gmail.com. Ndabashimiye.